nicyo kintu njya navuga kuryamana n'umusore mutarabana ni icyaha se cyamwemera ko ari icyaha kuri njyewe icyaha kibaho penda nkacyemera ariko se bari umuntu ukunda icyaha oya umuntu ukunda umuntu nurabana n'umuntu urasezerana n'umuntu yego muraryamanye ni icyaha cyangwa se icyaha oya kuri njye ntabwo ari icyaha kuri wowe ntabwo ari icyaha ushatse kuvuga ngo abantu mukundanye muraryamanye oya n'umwe nta abantu muba mwabanje kuganira Nese byajya kugira birize mutaganiriye mwaganira bigaragara cyo Karine ibyo nabice nta kunavuga ibintu karabice niyumva nabi nese umuntu yakifata akaza we Benita aragusanze akakubwira ngo abangimba tubwire icyaha ariko muri kuza banza ubwire banza dusobanura aho ngaho uri kumbira cyane menya yuko hari abantu badukurikiye bakeneye kubyumva tubwire icyaha ni icyo icyaha ni igihe ukoze ikintu neza ubizi ko ari icyaha si byose ni igihe ukoze ikintu ubizi neza ko ari icyaha noneho se gusambana si icyaha kuba umuntu yagira intege nkeya kuba umuntu adakomeye ntibikuyeho yuko ikintu cyari kizira kiretse kuba ikizira abadukurikiye mutwumve nimba kwiba ari icyaha hakaba hari umuntu wahura n'ubuzima bubi agasonza akiba kubera ubuzima wibuke ko hari n'abandi bashonje ariko nibiba barihanga kuba wananiwe rero nibikuyeho n'ubundi ko kwiba ari icyaha ahubwo nyine watsinzwe none no gusamba nimba gusamba ari icyaha nago kuba byarakunaniye amarangamutima akakuyobora ugasamba nibishatse ko bikuyeho ko ari icyaha ahubwo waratsinzwe ugiye gupfuka amatogose oya nibi navuze yuko no kuba ibyo byarabayeho utasaba Imana ngikubabarira Imana irababarira niyo mpamvu ariko icyo gihe Imana uyisaba imbabazi yagiye wa muntu yagusize uvuga ati Imana naracumuye nakoze ikosa none iki kintu utari kwemera nuko mukiri kumwe mwabanye Imana ahubwo ibabyishe yabihaye umugisha Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye yaba abo turi kumwe yaba abari mu mande zitandukanye z'iki gihugu cyangwa z'isi. Turabasuje kandi turabakiriye muri iki kiganiro kuri Bosco usabwa Imana Channel. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ni ibintu bidasanzwe nabateguriye abatumirwa bameze neza cyane murababona ndagira ngo tubakire nitumara kubakira ubundi tuze no kubona umwanya wo kuganira reka duhere kuri uyu mushiki wanjye adusuhuze atwibwira ubundi dukomeze murakoze cyane amazina yanjye ni Uwamarayika Benita aba nifuje kubana namwe Uwamarayika Benita witwa neza murakoze cyane hari ikintu se umubyeyi umukobwa ndi umusingo mama ngubwo na nimero turaza kuzigira nayo utambutse yerekwa ntacyo bitwaye Imana ibahe umugisha cyane reka twakire sister nawe dusuhuze murakoze cyane kandi amazina ni Igihozo Kanyange Karine yego Imana ibahe umugisha uri umubyeyi cyari umukobwa aracyari umukobwa yerekwa riremewe gutangwa happy ufite sheri cyane okay Imana ishimwe cyane Imana ibaho umugisha turabakiriye kuko mwemeye kuza kugira ngo tubane tugira ngo tuganire ni ku kiganiro kivuga ku mwihariko w'urukundo rw'Imana rutandukaniye he n'inkunda tubona hano hanze n'undi z'abantu zitandukanye twazihuza gute n'urukundo rw'Imana ndumva turagenda tuganira tubihuze tureba aho bitandukanye n'urukundo rw'Imana tureba aho bihuriye n'urukundo rw'Imana kandi Imana irabana natwe mbere ya byose rero kugira ngo twakire n'abandi
mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu kiganiro tugiye kuganira, kuko impamvu gahunda ijambo ry'Imana nuko byose byerekera ku rukundo rw'Imana. Reka tubanze dushime Imana kandi dusengere n'abantu bagiye kudukurikira tubasabira umugisha. Kandi shime cyane, turagushimiye mwami mwiza, turanezerewe cyane kubera yuko uri Imana yacu, wabanye natwe uraturinda, wabanye n'abashiki bacu kugeza ahangaha, wabanye nabo n'ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Dufashe umwanya wo kuganira, turasenze kugira ngo imbaraga zo mu ijuru zururuke kubana natwe, duheje imbaraga zose zatuma iki kiganiro kitagenda neza, dukumiriye ibintu byose byatuma tutaganira neza. Turasenze kugira ngo umwuka wera yuruka abane natwe kandi ubwami bwawe butwururukire, ni mu izina rya Yesu tubyambaje, Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira rero, hari bene data cyangwa se abantu batandukanye bajya badukurikira kuri icano, bibaza urukundo rw'Imana rutandukanye n'izindi nkunda tugenda tubona hano hanze. Mwebwe muratubwira murabyumva ute urukundo? Mwumva habaho inkundo zingahe? Mwumva urukundo rw'Imana ruhuriye n'izindi nkunda? Ndaza kuza kuba umwanya, ntabwo ndaza kwera umwanya cyane kugira ngo tuganire, kandi nzi neza yuko abantu bose badukurikiye n'abazakurikira ikiganiro bazajya bagenda bagira icyo batoramo, kandi finally turaza kugera ku mwisho tuganira ku rukundo rw'Imana, icyo dukwiye gukora, uko dukwiye kwitwara muri uru rukundo. Imana itugire neza cyane. Urukundo rw'Imana rugira umwihariko, rugira n'ibiruranga, n'izindi nkundo zigira umwihariko n'ibiziranga, niyo mpamvu bitagoye kubitandukanya. Ese reka tubaze, mugende mutubwira mwebwe mubyumva ute? Urumva habaho urukundo rw'Imana nirwo twese dukundana, cyangwa se mubona hari izindi nkundo zitandukanye zitari urukundo rw'Imana? Baratubwira. Yego. Ukuntu ngiye burambibona, abantu benshi wenda nkurikije ukuntu abantu muri iyi si tubayeho, ko tumeze, abo duhura nabo, numva akenshi ubundi urukundo twagakundanye ari rwa rukundo n'ubundi rw'Imana, kuko niyo bijemo ntabwo numva ko bikuraho ko n'ubundi ari rwa rukundo rw'Imana. Usibye wenda kuvuga ngo umuntu arakundana n'umuntu gutya bisanzwe biraho, wenda watekereza yuko azaguhemukira cyangwa se yazaguhemukira, ukumva ko ari rwo rukundo wenda rutarimo Imana. Ariko ngiye ntabwo ari uko mbyumva. Hari ukuntu nyine buri ukundana n'umuntu cyangwa se ukabukundana n'umuntu bisanzwe, apana kuba wenda muri relationship, so bikaba nyine utekereza ukuri kubitekereza ko bizagenda ntabwo ariko bigenda, wenda ukumva ko byagenze nawe, ukumva ko atari Imana iri kumwe nawe. Ariko ngiye mba numva ko n'ubundi Imana ibihari, ahubwo nyine ari bya bintu bishobora kuza nyine bikaba byaba challenginga. Sinzi uburyo ndimo ndabyumva, kugira ngo n'abatukurikiye bamenye neza. Ubundi habaho inkundo zingahe? Urukundo rw'Imana ni uruhe? Inkundo zitari iz'Imana ni izihe? Batubwira Kabebe. Ukuntu rero mbyumva, numva inkundo ndiye nzifata nk'ari ebyiri. Kubera ko buri urukundo rw'Imana, Imana yo ubwayo n'umwana we yaraje aratwitangira. Niho numva ko urukundo rw'Imana rwo rutandukanye n'urw'abana b'abantu bo iyo yaremye. Kuko abana b'abantu babaye bafite urukundo nk'urw'Imana ntabwo baguhemukirana. Kuko niba ushaka gukundana n'umuntu amezi abiri cyangwa atatu akaba aragusize, ntabwo urukundo rwaba ari urw'Imana. Ikindi niba ushaka kuba ufite umuturanyi wawe, ari umuturanyi wawe akaba yakuroga cyangwa yakwicira itungo, ntabwo abantu urwo rukundo ntabwo ari urw'Imana. Urumva hari inkundo ebyiri, hari urwo mu isi, hari urw'Imana yacu nyine iri mu ijuru idukunda. Urukundo rwo mu isi ni uruhe? Ni urukundo rumeze rute? Urukundo rwo mu isi ni igihe nyine abantu babiri bino twita havamo umugore n'umugabo bagashakana, ni rwo rwa rukundo nyine rw'abantu bari ku isi. Urwo rukundo ntabwo rwahura n'urw'Imana, ntabwo bishoboka. Kuko urw'Imana ntabwo baguhemukirana. Sibwo tubona ama divorce hano hanze kandi menshi. None tubwire urukundo ni iki? Ubundi urukundo ni iki? Wenda ngiye ntabwo nshaka kubifata gutyo, wenda nkuko Benita ari kubitubwira, ntabwo numva ko kuba ama divorce abaho mu bantu ari ukubera ko ari kuvuga ngo ni urukundo rutajyanye n'urw'Imana, kuko mbere yuko bibaho ntibajya no mu nsengero se bagasezerana. Yego. Ubwo rero biba ari urukundo rudasengeye,
cyangwa se rutari urw'Imana ntabwo bakaba ari abantu bagenda ngo barasezeranye babaye umugore n'umugabo, ni ibintu biba bigoye. Urumva n'ubundi Imana ibihari, ahubwo Satani we uza anyine mbona ko ari nka Satani uba ubigusha bikaba byasubira inyuma. Ntago ndasobanukirwa kugira ngo n'abatwumva baze kumenya neza ubundi urukundo ni iki. Iyo bavuze urukundo wumva iki? Urukundo ni iki? Ngiye nk'iyo bavuze urukundo ni igihe abantu babiri yego badahuje ibitsina, ngiye niko navuga, bakundanye urwo rukundo ruzatuma banabana bakanororoka kandi bazava kubyara abana. None abantu bose ikimenyetso kigaragaza ko abantu bakundana urukundo nuko abari abantu badahuje ibitsina. Oya, ariko urukundo tuzi rwanyarwo rushingiyeho nyine kumva ko ari urukundo n'igihe abantu babiri nyine babanye kandi nyine badahuje ibitsina nibwo twemera ko aba bantu ari urukundo rwanyarwo. None sibwo abakobwa bwo ngiye noneho ni mukunda wowe wenda ntakunze cyangwa undi muntu icyo gihe nge nawe nidukundana ni handi n'ubundi hava mu buryage n'andi dutandukana ntabwo inshuti zirambana, ntabwo bishoboka. Urukundo n'urwiki urwo rw'Imana agahararo ntabwo rw'Imana ko urukundo nyakuri. None ubundi habamo inkundo zingahe? nge numva ko ari urukundo rumwe rugomba kubaho nk'urw'Imana nyine iza okay, ni urukundo Imana yahaye abantu, sibyo? Kuko nimba ngewe nje nkagukunda uri umuhungu cyangwa se nkabona nk'umukobwa w'inshuti, kuko tugira inshuti nyinshi z'abakobwa tugakundana twaba inshuti, ntabwo nyuma noneho tukazashwana, ntabwo bivuze ko urukundo twakundanaga ari urwo mu isi Imana itaruzi. Nge numva yuko urukundo ruhari ari urukundo rumwe, ahubwo ni kwa kundi imbaraga nyinshi ziba ziturwanya zishobora kuza zikabyivangamo, sibyo? yego Noneho rwa rukundo rukaba rwa failing, ariko ntabwo bivuze ngo si urukundo rw'Imana cyangwa se ngo tuvuge ngo hari urukundo rwo mu isi hari n'urukundo rwo mu Mana. Ibintu turaza kubihuza n'ijambo ry'Imana tuze kureba ikivamo, ariko mbere yuko tuvuga ku rukundo rw'Imana reka tubanze tugaruke tuvuge ati urukundo rubaho, sibyo? Mu buzima bwacu busanzwe habaho urukundo, hari urukundo rw'umusore n'umukobwa cyangwa se igitsina gore n'igitsina gabo bakundana bagamije kuzabana. Urwo rukundo ubundi murubona ute? Urwo rukundo ni ibiki biruranga? Urwo rukundo mubona ruhuriye he n'urwo rukundo twavugaga? Ngewe ukuntu mbyumva kuri urwo rukundo nyine ni igihe abantu babiri nyine ubwabo bizeranye, imitima nyine yahuye. Yego. Abo bantu rero bisaba nyine icyizere gikomeye cyane nuko nyine Imana ikabibafashamo. Ariko hari ikintu mutansubije, nabajije ngo urukundo ni iki? Tureke kuvuga ibiranga urukundo ni iki wundi? Okay, urukundo ni igihe ngewe ubwanjye mfite umuntu nyine nabonye nkumva nyine amarangamutima yanjye aramukure, nyine uwo muntu nyine mba namukunze nirwo urukundo. Ni amarangamutima urutisha abandi bose. Kebye tarabyumva cyane. Okay, urukundo nge ntabwo ndarumenya, ntabwo ndarushyikira. Urukundo mba numva ari ikintu gikomeye cyane, kuko njya ndeba urukundo aho umuntu uramukunda ukibaza umuntu reka mbaho urugero. Nzi umuntu uturuka ahantu bita Icyangugu waje i Kigali aje gushaka ubuzima, sibyo? Umve ukuntu ari imbaraga zikomeye zirenze uko twebwe tubifata. Ageze i Kigali ahuriye n'umukobwa. Abantu tuvuge umwe afite imyaka 28, 30, undi afite 25. Aramubwiye ngo ndagukunda, sibyo? Uyu mukobwa nazi ngo uyu muntu yarerewe he, nazi ngo ni inyamaswa, nazi ngo azamugeza mu rugo amurye, nazi cyaricyo, nazi ni igisambo, nazi ni umujura. Ariko kuko amubwiye ngo ndagukunda, agasiga nyina uwamutwise akamwosa akamurera akamurihira ishuri akiga karangiza, agasiga abavandimwe n'ababyeyi bamurihiye bamutoje umuco na discipline, akabasiga akavuga ati ndasanga uriya. Ako kanya ngiye numva ko urumva na marangamutima. None se hari ikintu utaravu abo biwe aba babyeyi bavandimwe ntabwo baba bamuga ko bamukunda? Urwo n'urukundo nyine rw'abavandimwe. Kuko nshaka gukunda umuvandimwe wanjye ngakunda mama wanjye
nkakunda nyine na famiye yanjye. Ni urukundo ruri aho ngaho ariko ntabwo ruzampata kugenda ngo mbwire musaza wanjye ngo ndamukunda mu buryo bwo kujya muri relationship njye nawe. Hari umuntu wakubwira ko gukunda ashaka ko muzabana. Tubwire dubuhamye ho gatoya nyine urumva ababyeyi babakora ko bakukunda unabibona papa bikubwira mama bikubwira abavandimwe babikubwira niki wabyiyumvishe mute niki wumvishije gitandukanye no kuba barakubwiye ko bagukunda ku buryo wumva wariyumvishijemo ko wasiga abantu muziranye bakubyaye ugasanga umuntu utazi. Wenda ntibirambaho ngo mbe nagenda bizaza sibyo. Ukuntu rero biriya bintu ngiye numva ko nabitandukanya uko mama ashobora kuza kumbwira ngo wenda nkaba namukorera ikintu akambwira ndagukunda wakoze cyane my big brother cyangwa se little brother akambwira ndagukunda. Na ba sister banjye ni kuri ngiye ndabyumva nkumva birananshimishije nkumva ni ibintu bishimishije nyine nkumva ndanabyishimiye cyane ariko bitandukanye n'uwo ngewe sinzi ukuntu biriya bintu biba connected uburyo byumva yuko ubishije bimeze ubwo kose nubwo utaragenda ariko narabuze umuntu bikubwiye ukuntu urumva bimeze rero nta hantu bihurira n'uburyo abikubwira mukabyumvamo nta hantu bihurira na brother wawe cyangwa se n'umukuze wawe biragaragara ko warufirinze cyane tubwire tubwire ubyumva ute we iyo ngingo ubyumva ute bitekeza wiki biriya bintu rero murabizi ko n'Imana yaremye umugabo nyine ikabona ko ari wenyine ikaza kumuha iki umuntu vuba mu rubavu rwe. Ubwo rero kandi twibaza impamvu ngendiwe uko papa na mama babayeho. Yaza ko papa wenyine ntabwo nawe uboneke niyo haza ko mama wenyine sinawe uboneke. Urumva rero biriya bintu biba cyabara abantu bahura hari imbaraga Imana bigezemo. Ntabwo numva ko wahura n'umuntu ngo ntabwo umuzi cyangwa ntakuzi hari impamvu muhura. Imana buriya hari akenshi bayabyemeye. Haraza kugarukamo Imana niyo byose. Ko Imana idahari nta kintu mwakigezaho n'Imana idahari ntiwahura na wa muntu. None se nakamubazeho gatoya noneho kuri wa muntu huye nawe akaba yakubwira Benita ndagukunda ndifuza ko bizagenda gutya nyuma mugashwana noneho ubwo ko twavuze ki hari kwa tubwe ko ari inkundo ebyiri ubwo ngubwo noneho tuzabitandukana gute icyo kintu numvaga ndibuze ko kimubaza atubwiye ko uko byagenda kose Imana ibizamo kandi byishyigikiye kandi nyuma bazashwana ni kubera iki byagenze ute kugira ngo umuntu nyine muhure mukundane ejo mu gitondo rimwe na mujye no gusezerana imbere y'itorero imbere abantu bose bataha ubukwe ibintu bigende neza mukundanye ejo mu gitondo ubone byanze mwashwanye mwatandukanye muri divorce bigenda bite ubyumva ute kubera iki? Kuri ngiye wenda ntabwo byari byambaho ko ntabwo nari nubaka urugo ngo ndujyemo bize nze kuruvamo ariko wenda nkurikije nk'uko tubyumva nyine tubwire nk'umuntu wagiye mu rukundo nk'umuntu wagiye mu rukundo akaza no kurubabariramo iyo umuntu arurimo apura tubwira aho ngaho turaza kuvuga iyo umuntu arurimo nyine biba ari byiza pe nubwo wifuza ko atandukana n'umuntu ariko akenshi nyine mpamya ko igihe umuntu aba atari uwawe ati kubera iki buriya umuntu wawe nubwo mwacara mu bigeragezo bimeze bite ntabwo mutandukana ngo aguhombe. Rero ikintu navuga ngo iyo umuntu atandukanye n'umuntu babanye agire rimwe uwo muntu aba ataruwe nyine twebwe nk'abantu b'impamvu nabwiye ngo habaye inkundo ebyiri kubera yuko Imana ishobora kubashyikira mu kabana. Nta kuntu umuntu yamenya ko umuntu ataruwe atarababara byo ntabwo byakunda kuko impamvu bitashoboka abaye umuntu azabimenya wajya unahitamo aho uzavuka. None ushingira ku cyo ukunda? Shingira ku cyo nkunda njyewe ikintu nshingiraho shingira ku marangamutima yanjye. Marangamutima yawe umuntu nishimiye nyine amarangamutima yanjye yishimiye umuntu turakundana. Tuganire ahantu tuhavugaho. Hari igihe mbona umuntu akundana n'umusore akundana n'umukobwa aramurambagije yifuza ko bazabana bagashwana ati nta mafaranga ufite umushomeri
ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu ubyumva ute? So ukuntu ngiye rero mbyumva ntago okay ngiye mfite ukuntu nabivuga nkurikije wenda nuko mbitekereza. Wowe nta muntu w'umukene waza kugutereta waza kukurambagiza kwa project tubwiye burya ntago bivuze ko icyo gihe tugiye kuvuga ngo nta muntu w'umukene wagutereta ngo bikunde uba wirengagije yuko ese ubu udafite amafaranga we ntazakundwa cyangwa se utagize. Okay, noneho wikunda umuntu, hari umuntu uba ari umukene ariko atanazi n'uburyo yazikenura. Sibyo? Ukundanye n'umuntu, sibyo? Hari imishinga ari kukubwira, murateganya kubana, hari ibintu business ashaka gukora, ariko n'ubundi urabona ni nta kintu nyine yitayeho. Nta kintu ubona ashishikaje gukora niki, urumva nyine ko wowe ari hasi cyane kabisa. Sibyo? Kubura umukene ni kimwe no kuba ufite ubunebwe nyine mu gushaka kugira aho ugera ni ikindi. Ahubwo nge ndi kubona mushobora kuba mukunda abantu, ariyo mpamvu n'abantu bakora amadivorce mukunda bitewe n'ikintu umuntu afite. Nagari cyo bigendeye. Okay, ese ni hari n'abantu batandukana kandi ari abakire bafite ibintu byinshi, ahubwo se abantu batandukana abakene n'abana. Hari mbonekereza ko umuntu aba yarakurikiye bya bintu yagera amazi ko azabyisanzura umuntu akavuga turamenye. Hari inkuru reka bagari okay buretse mbanze mubwire ugendeye muri iyi si tubamo abantu benshi bakora amadivorce saba nabo bakiye tuzi ndasanguza umuntu afite ibintu byose ariko kwibaza se uramuntu atandukanye n'umugabo we kubera iki cyangwa se atandukanye n'umugore we kubera iki. Reka ngubwire igisubizo murakabye. Hari inkuru nzi yagiye ijya mu matwi y'abantu benshi. Hari inkuru nzi y'umuntu washakanye n'umugabo yari yifashije, yarameze neza, afite ibifatika ubutunzi, ariko bageze mu rugo umugore nyine yumva ko hari uburyo nyine agomba kuba umuntu nyine ufite umukire cyane umukene. Umusore yari umukire, umukobwa nyine ari mu babona amafaranga afite. No umusore aramuga turamenye uyu mutungo uza kuwukina ntabwo uzi ukuntu washatswe. Urumva bahera aho ngaho maybe yuko abantu akenshi nyine mukurikira ibintu no mwagera kuko mutazi ukuntu byashatswe batangira kubayobora muri byo. Nagaruko ngende kubyumva niko biri nagariko. Okay, ngende kukubaza amadivorce menshi tubona yaba muri iki gihugu no hanze. Se ubona ari abantu babakire bafite n'ibintu. Mbwira umukene wari wabona ajya kudivorce n'umuntu arabimenya ko agomba guhinga akagomba kwahiriza. Niko kuri abakene banza wumve abakene baba bashakanye bari kuri level imwe. Nta kintu kiri buze gutuma yivumbura kuko umwe kuri igihumbi n'agakora icyo gihumbi bakanyurwa nacyo, ariko wowe urakurikiye umuntu ufite amamiliyari wowe uri aho ngaho. Ariko rero tujye tureka no kubira ikintu kuri amafaranga ni meza. Amafaranga ni meza guys, reka ngiye mbibwirire ku giti cyanjye. Nukuri amafaranga ni meza, nta n'umuntu yanga nanjye ndi mu bayakunda, ariko nyine ntaga utegereje umusore ufite amafaranga. Oya reka babyumva utaza kuniranya n'abantu. Kwinginze pateri na kwinginze gusa icyo nibwiriye umusore waba ufite yerekwa waba uri kundeba. Ntabwo amafaranga menshi ahubwo umusore uzi gukora. Ni good. Turaza gushyiraho nimero kura nimero ku musore uzi gukora azanyura. Ibyo ndi kumubwira ntabwo kuvuga ngo umuntu ni umukene atagomba gukundwa, sibyo? Ahubwo uburyo hari uko umuntu ari umukene agerageza bikanga pe agakora buri kimwe cyose bikanga. Ntabwo uwo muntu uzamufata nka wundi uri aho ngaho tu kavuga ngo ngewe ashobora kuba ari aho ariko arije afite amatuza yarakwa. Nibyo bintu mushaka. Hari boga uri kwirengagiza. Wibuka yuko hano muri iyi si hari ukuntu umuntu abona amafaranga yayavunikiye yayakoreye pe amavavatu umuntu yakoreye, ugasanga nanjye ndi umwana n'urugero nitanze ntabwo ndi butange ku bandi. Nyine umwana wavukiye ku babyeyi bakoze kera baranteganyirije, sibyo? Cyo gihe ntandukanye n'umwana uzavuka we yihigira yishakira nta kintu ababyeyi nyine yasanze n'ababyeyi nta kintu bafite, urumva we agomba kwivunikira.
mu by'ukuri rero none nyirye kuvuga ngo umuntu ufite amafaranga ngo ibiki hoya kuko ari abantu usanga umuntu yaravukiye mu mafaranga ntabwo umuntu yawe bimurenganyiriza ntabwo rero yahisemo aho avuka. Okay, ikibazo pastor wari kubaza ari kuvuga ngo ese twe tuzagenda ujya guhura n'umuhungu aruko apana aruko afite amafaranga umuhungu w'umukene ntago akwiye gukora nicyo nibaza nko ku ruhare rwanjye nicyo nshaka kuvuga ntago nyine umusore w'umukene ntago agomba kuvuga ngo ntago yakundwa ariko nyine ko muri kubanga ariko nyine nanone iyo ariko impamvu nshatse kuvuga iyo ariko byise Imana nyine twajyana hari amafaranga tujya tuvugisha ukuri sibyo nta kuntu mwakundana atanayafite mukizera Imana imba mwizera iyo Mana koko ko izabikora ikagenda ikabaho ubutunzi ese nakunde ntago wavuga ngo uwizeye Imana ngo ndicaye tungo ndasenga ngo Imana izabikora ngo izagire mwibarize hari abantu wari wabona Imana y'ubwayo Imana ukikaza babwira ngo muteretse muri studio hano cyangwa Imana y'ubwayo irakureba hagurutse wagiye wafashe inzira mu muhanda kaguza n'umuntu uri buguhakaza none abantu batigiye amafaranga nuko badakora hari abantu bakora bikanga nyine urumva yagerageje ari gushaka amafaranga nubwo akora bikanga ese n'abantu benshi bari hanze bakoze imyaka myinshi igera muri ingaka nta mafaranga arabona avuga ati abantu umuntu uwo uramushaka umeze ute ugerageza gukora bikanga adafite amafaranga ariko agerageza gukora urumva umuntu yageza gukora rega na umuntu wese regakira kuko yakoze murafatanya mukagera ku bintu byinshi cyane ubwo nashaka kugira ngo bamenye ko baza kubigera none hari ikintu kindi njya nibaza kimaze kwibazaho kubera iki mwumva ko akeshi wumva kuki ni iki kigaragaza abantu benshi hano hanze bumva ko umuntu kugira ngo wumve ko umuntu agukunda ariko muhanze mukaryamana ibyo bintu murabyumva ute ntabwo ngiye nemeranya nabyo kandi mujya gutanga vasembi kugira ngo umenye ko hari ibyo bintu twirirwa turwana uruhande rwanjye ntabwo numva ko umuntu mugiye kubana cyangwa umuntu mukundana nyine ikintu cyagaragaza ko mukundanye ariko mwaryamanye ibyo njye ntabwo ariko mbyemera kuko umuntu ugukunda arihangana kuko nyine n'undi agukunda agomba kwihanganira byose ntabwo nibaza ko rero akubwiye ngo mu gihe amanuka byanga byaba intandaro yo gutandukana nawe numva n'ubwo umuntu utabagukunda pe abaye yumva abishaka kubishaka rega nta munsi yumva ari ibyo byishimo bye yumva ashaka kumunezeza ntabwo wabyemera ku ruhande rwanjye ntabwo ibyo bintu numva ko ari ibyo yafashijwe reka tubwire iki kintu kimufashije ntabwo bivuze ko gukundana n'umuntu ari ngombwa ko muryamana so ntabwo numva yuko ikintu cya mbere cyagaragaza ko njye nshobora kuba nkunda umusore ariko mwiyereka sibyo kuko nshobora no kuba mukunda ibyo ntibinabeho kandi urukundo rwacu rukagera kure kandi kimwe nk'uko hari nabo bibaho kandi urukundo rwabo rugakomeza ibyo rero ngewe mukobwa cyangwa se umuhungu ntabwo azabasha wenda umuhungu abaza ukuri kwa nyago kimwe nk'uko bishobora no kubaho ntanamukunda mukarya umuntu utamukunda ntabwo biramba ariko icyo kintu kirashoboka ko umuntu yaryama n'umuntu atamukunda none se umuntu agufashe ku ngufu mwaba mukunda si no kuvuga ku ngufu nose uwo hari umuntu agufata ku ngufu ukungana ntabwo bibaho ntabwo bijya oya ntabwo ari ku ngufu nese nk'ubu n'abantu umuntu nk'aba baba bari ku muhanda nyine bakora wenda umurimo w'uburaya ubwo se nabo muravuga ngo we ashaka amafaranga naza mugahura we pasiteri uramuheza amafaranga naza agahura n'undi muntu afite icyo ashaka aramuhereza amafaranga ibyo ngibyo wenda ntibazongere no guhura mu buzima busanzwe gusa avuga ngo ubwo aba bari mu kazi njye ndibaza umuntu waje kugusaba ko mukundana aragukunda uramukunda nawe muri fiyasaye uramubwira ati sheri ndagukunda ikintu cyose cyakunezeza sinakikwima ngifite arakubwira ati sheri rero ndashaka ko turyamana kandi umubwiye ko nta kintu wamwima ugifite kandi mu by'ukuri byagusaba urabifite aho ngaho uramukunda
murahita mushwana. Okay, none ntabwo bivuze ngo nimba akubwiye ibyo ngibyo murahita mushwana mwakicara mukaganira kuko n'ubundi ajya kubikubwira muri kuganira mutari kuganira ntabwo yakifata akakubwira ngo gira gutya sibyo muba mwabanje kuganira. Nise byajya kugira kuri ibyo mutaganiriye mwaganira bigaragara cyo Karine ibyo bice ntabwo navuga ibintu atarabice niyumva nabi nese umuntu yakifata akaza we Benita aragusanze akakubwira ngo abangimpa ariko nge mbese ni ukugusaba ikintu bizasaba ko wowe umva nkubwire bizasaba ko wowe uzamumagara sibyo turakundana uzamumagara iyo wamagara umusore ushaka kumuguza amafaranga se mubanza kudiringa ku bintu byinshi kudiringa urashaka kumusaba amafaranga uvuye n'ikibazo uhita umuhamagara ati mubanza gufata isaha mukabiganiraho cyangwa aramuhamagara ati tandukanya amafaranga n'ibyo ibintu bitandukanye sibyo ibyo ni ibintu none agumeje gutsimbarara akavuga yuko ari byo ashaka kandi nyine muganira ngiye nko ku ruhare rwanjye ari umuntu mukundana koko twigumya kwirengagiza ko ibyo bintu bitaba ahubwo nyuma yo kuba ingaruka ziza hari igihe ushaka kuryamana n'uwo muntu mugakomezanya hari igihe ushaka kuryamana n'uwo muntu mugatandukana ariko akenshi ibyo bintu bibaho tuzi ko iyo tuniga no mu masomo mu ishuri batubwira ko akenshi bimwe mu bintu bituma umuntu akunda umuntu harimo n'amatsiko sibyo muragira amatsiko marangamutima umuntu aragukureba akakwishimira inyuma ni byiza akagumiza akagukunda kuko n'ubundi muba muzagura umuryango abafite amatsiko yo kukureba yo kuba mwaba muri kumwe none iyo umaze kumwereka ya matsiko amaze gushira uba wizeye ute ko muzakomezanya ibyo ni handi nakubwiraga ngo habaho amarangamutima y'umuntu sibyo kwa kundi umuhungu ashobora kubwira umukobwa ngo nkeneye ko njye nawe bigenda gutya sibyo kuri wowe ntabwo utekereza ngo ese nibiba ejo cyangwa ejo bundi bizagenda gute sibyo nshobora gutekereza bitewe na story ubuzi z'abashuti bawe cyangwa se bagiye umenyana nabo bitewe n'ibyo bagiye bacamo ukavuga ati ashobora kunkorera ibi n'ibi ariko se kuriya we ko byagenze gutya kandi bakabana ibyo ni ibintu wowe ubwawe utahita ukurura ngo uvuge ngo nibiba tuzakomezanya ntabwo tuziya dutandukanye cyangwa se uvuge ngo nibiba aranyanga sibyo wowe ibyo bikora ukurikije amarangamutima yawe simakanye ko ibyo bitabaho birabaho kenshi cyane tubwira abadukurikiye ngo iki adukurikiye bashaka kumenya icyo gukora bashaka kumva hari inyigisho bagomba gukura hano bakazazigenderaho tubabwire ngo umuntu uzajya gusaba ko muryamana umugiye umwuka wera bayobora umwuka wera ajya yobora abantu gukora azajya bayobora bamenye icyo bagomba gukora ubwo nani njyewe ikintu nabwira abantu badukurikiranye bazareba n'iki kiganiro yego mu by'ukuri kugira ngo uzamenye umuntu ukubwiza ukuri biragoye noneho cyane mu rukundo njye ikintu numva mu bintu byose urimo n'umuntu muri gukundana kuvuga ngo Mana mwuka wera nyiyoborera kuko abantu benshi tuzi umuntu muryamana akagutera n'inda akaguhesha akakujyana tuba tuzi ko hari n'abandi bantu umwima bikarangira gushatse nukuvuga rero ngo abantu barimo ibika bibiri sibyo yego abo wese aba mwuka wera kuyobore ubone urukundo rw'ukuri nyine Imana yakugena ni cyo kintu njyana navuga kuryamana n'umusore mutarabana ni icyaha se cyamwemera ko ari icyaha kuri njyewe icyaha kibaho penda ntacyemera ariko se bari umuntu ukunda icyaha umuntu ukunda umuntu nurabana n'umuntu urasezerana n'umuntu yego muraryamanye ni icyaha cyangwa se icyaha kuri njye ntabwo ari icyaha kuri wowe ntabwo ari icyaha bishatse kuvuga ngo abantu mukundanye muraryamanye n'umwe abantu noneho uwo mutandukanye tuvuge ukundana na nyine urugero hari nasomye Bibiliya ndumva ari mu Barewi hari ijambo ryanditse ngo umuntu muryamanye bwa mbere niwe mugore wawe byose biracyari ibyo ntabwo bikora ntabwo ari umugore wawe ntabwo bishoboka
umva nyine n'abantu badukurikiye bajya muri comment bambwira ko umuntu mu gihe amanye bwa mbere ko ubona ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabwo ibyo binari so rero ngiye ndumva nkurikije uko aho isi igeze cyangwa se n'ibyo duhura nabyo cyangwa se n'ibyo tubona ari ibyo ngibyo si ubwo biragoye kabisa usanzwe ufite abagabo benshi ndakubujije nyine ikintu cyo nemera cyo nk'uko wari uvuze nyine abagabo benshi wenda ushobora guhura n'umuntu wa mbere kuko kurumva umuntu wa mbere nyine uba umuhaye icyizere nyine ari wumva ko agiye kuba ubuzima bwawe none umva uwo muntu iyo agutengushye atakariza abandi icyizere sibyo yego ntabwo rero niyumvisha ko wahita ubigira iki bigira bya bintu bihora ahubwo wowe uba ubonye isomo mu buzima bwawe waba uri umuntu nyine utari wabasha kuba wavuga ngo menya umuntu noneho nyine ukaba menya umuntu ukabasha nyine no kugira aho ugarukira kuko ukomeje ibyo wazisanga ari ahandi hantu kuko nimba tuvuze ngo uhuye n'umuntu bwa mbere sibyo murakundanye wenda n'ibyo ngibyo bibayeho ntabwo ureba hari ikintu nibaza birashoboka ko umuntu muri iki gihe turimo birashoboka ko hari umuntu ushobora gukundana n'umusore cyangwa umusore agakundana n'umukobwa bakarinda babana basezerana muri leta mu itorero bakabana bakaza kubonana aribo ba mbere babonanye birashoboka ku ruhare rwanjye ndabyemera kuko rega ubundi tugacira abantu imanza ni ibintu bibaho ni kubera iki abantu bose atari ko twabigenza none se abantu bose turi inzobe abantu bose turi inzobe aho ukuntu njye nakubwira ntabwo uko nzitwara mu rukundo ariko Benita azitwara mu rukundo cyangwa se ntabwo mu rukundo ushobora gukundana n'umukobwa ukaba wamusaba ibyo ngibyo hakaba undi muhungu mugenzi wawe udashobora kubimusaba akavuga ati tayari nzarindira njyewe nawe twabanye nagusabye iwanyu n'imbere y'Imana byose byarangiye sibyo urumva ko ari abantu babiri batandukanye ni naho rero na bya bindi hari uzashishikarizwa no kuba yakaka ibyo ngibyo sibyo bikaba byanaba bakazanamushaka cyangwa se nanamushaka kimwe nk'uko ushobora no kubikora n'ubundi mugatandukana cyangwa se ntibinabe n'ubundi mugatandukana biragoye rero kumenya ngo ibintu by'ukuri ni ibihe niyo mpamvu navuga ngo ijambo bita kuyoboza Imana inzira muri fatute mu ryumvaho iki birashoboka ko umuntu yakundana n'umuntu bagasenga Imana batagiye muri ibyo kandi bakazabana nko ku ruhande rwanjye ndi umuntu wemera Imana nubwo ntajya mu rusengero kenshi ariko Imana ndayubaha ni ukuri Imana ndayubaha cyane cyane kuko hari byinshi umuntu acamo ariko udafite iyo mu ijuru ni ukuri ntabwo babicamo no kuba umuntu aba akiri hagihumeka umwuka bazima ni ukubera Imana hari abantu benshi tuzi bapfuye beza ariko wowe ukabona kuba ukiriwe ni ukuri Imana aho iri mu ijuru ni ukuri habwe n'icyubahiro pe Imana ndayubaha cyane ibyo rero ndabyemera cyane ibintu urimo uvuga ibyo bintu uvuze bitandukanye n'ibintu wavugaga mu by'ukuri tugenzure ku rukundo umuntu ukunda kimwe mu bintu bituma ushobora no kuryamana n'umusore mutarabana nuko wenda uba umukunda sibyo nyine ukemera guhara n'ibyo utari ushaka wenda ukemera no kumwamburira ubusa bitewe nuko yabigusabye ngo utamubabaza siko bakunda kubikora si ibyo bitwaza utababaza umukunzi wawe uramutse rero wemera ibyo bintu ko bishoboka hari amahame y'urukundo rw'Imana ayo mahame ndayazi ndanayemera ariko turi mu isi kuba mu isi ni ikimenyetso kigaragaza ko abantu batagomba gukwemera Imana ngo bayikurikize uri kunyumva nabi Imana ndayuzi ndayubaha ariko kuva turi mu isi duhura n'ibyaha duhura n'abantu yanjye biragoye pe biragoye ko dukora ibyaha twe turangije ko Imana ihari cyangwa tunayubaha ndaza kubatuza ariko ni ukuri ibyo ese ubu koko tujya tubijuka niba munabwiye ngo hari inkunda ebyiri niba ari urukundo rw'Imana idukunda niba tunakora n'ibyaha y'ubwayo ikatubabarira nk'abana b'abantu njyewe ngaho ntabwo ndi kwemeranya nawe kabisa izo nkunda ebyiri
wabasha kuzitandukanyiriza nyine ngiye urukundo nashatse kubabwira ni urukundo twebwe abantu dukundana bari mu isi none akaba ari urukundo rw'Imana y'ubwayo dukunda ese ubwo izo nkundo se umva ikintu gihari bavanga urukundo Imana ingewe inkunda rwowe wankunda umva ikintu gihari habaho urukundo rumwe ahubwo igikoresho cyose kigira original kikagira na pirate none iyo pirate baho nyine pirate ni ikintu cya kabiri cyaje niba mu bwenge ari inkundo ebyiri ubwo ari urwo kuri Imana idukunda n'urwo abana b'abantu nyine tucamo tukabeshyanya ariko tururimo n'urwa kabiri ntago mwabimenye hari ikintu ngenda nashaka kukubwira ufite ukuntu byumva nanjye mfite uko mbyumva nje numva yuko urukundo ari ikintu Imana yazanye ikarema mu bantu ahubwo uburyo tugikoresha bitandukanye n'uburyo yakiduhayemo sibyo ariko urumva ko twagihinduye twikoreye cya kabiri none ayo ni amakosa ayo ni ibintu we wahinduye nusoma Bibiliya nusoma Bibiliya turi abantu ndabyemera turi mu isi n'ibintu bibamo nta kintu twebwe twabihinduraho sibyo niyo mpamvu Imana yavuze ngo mbazanye ku isi ikabaha n'ibigomba n'ibyo mugomba kubaho byose ikabashyiramo n'urwo rukundo rwayo sibyo ahubwo twebwe uburyo twakiriye urwo rukundo rwayo bitandukanye cyane n'uburyo Imana yabishakaga ngewe nimba yarankunze yo ikanzana muri iyi si sibyo kambwira abaho mwana wanjye Karine ndakuzanye sibyo urukundo ngiye yanshyizemo uburyo ndutanga mu bandi nibyo bitandukanye nuko Imana ishaka ko ndugaragariza mu bantu ariko urumva nyine wikoreye urwaye rwa pirate urwo n'urwa kabiri nyine rwawe ruturutse ku Mana bivuga ngo original iri ku Mana pirate iri kuri twebwe n'ebyiri nyine nisibyo none pirate iremewe ariko twayipirase nyine iremewe nyine niyemewe twakora niba murambwiye wanjye hari wemera Imana kubera iki ukoresha iyo pirate none ko ndi mwisi kandi nisanze ibyo byo ntago namuburemenga kuko turi mwisi ni ibintu bizatubaho nta tuzigera tunabihungira ikigaragaza ko umuntu ari mwisi nuko atubaha Imana ntago ari cyo bivuze nese ubu tuvuge ari ibyo ngibyo nta muntu uri perfect kuri inosi nta muntu uri perfect na pastor ashobora kujya akabwiriza akihana akatuza abantu ariko yagera mu rugo akaba yawusanga umwana amenya ikirahure akaba yamukubita cyangwa se akaba yamubwira ukundi kuntu mbese guhana ntabwo byemewe biremewe ariko hari uburyo nawe wenda ureactingamo bitandukanye n'Imana yemere kuvugamo bitandukanye n'iki n'umuntu uri yari yazize iki mu gitabo cy'abami yari yari umukozi w'Imana ubanza mubwire yari yari umukozi w'Imana ari umutambyi Imana imuha isezerano iramubwira ngo ngugize umwami abagukomokaho bose basa aravuga ngo amuha isezerano ry'uko ubwami butazigera buva mu muryango we inamuha imyaka myinshi bagomba kujya barama ariko akora ikosa atari we wanarikoze ryo kuba abana be baratandukiriye bakajya bajya gukora ibyaro suko atabahanaga bivuga ko yabahanye ariko akabahana nyine avuga ati bana banje ibyo binago pastor nunyumve nabi nago bivuze ngo nimba uri umupasiteri ntube wahana umwana ngo bigende gutya cyangwa se bigire gutya ntago ari uko mbivuze ntago bivuze ngo iyi si turimo n'uburyo tugomba kuyibaho bitandukanye cyane n'uburyo twe nyine sinzi ukuntu nabikubwira ariko ni ibintu turi mu isi nyine turi mu isi ibirimo nitwe bigomba guhura nabwo ntibizajya guhurana n'abapfuye sibyo nitwe n'ubundi bizazaho ni tugahura nabyo umunsi ku munsi sibyo ntago mvuze ngo nimba umupasiteri ari umupasiteri nta bapasiteri benshi uzi bava ku gatuti bari kubwiriza akaba yavuga abantu bose bakava bafashijwe yagera mu rugo akaba atafata ibiryo yariyeho ngo abe yahereza umukozi wo mu rugo bafite nubizi ntibibaho none kubera iki nimba afite urwo rukundo agenda akanabwiriza abantu akababwira ngo mugire urukundo mukundane musangirane nimba ufite urukundo uri umupasiteri ukaba wifuza ko Benita n'umwana wawe ibiryo ari burye urawunda atari burye hari ikintu mwibeshye urukundo kurugira ntabwo bisobanuye izina ntabwo ari icyo navuze kuko impamvu umuntu ufite urukundo agomba kugaragaza nyine imbuto z'urukundo cyane kuko hari n'abagira urukundo batanasenga atari ukuvuga ngo ari mu rusengero ngaragira ni mwanaje no kwitsinda
niba mwemera ko urukunda nyine ari rumwe nk'uko mubivuze, kuki mwumva yuko mu isi hari abarugira n'abatarugira? urabivuze nabi, ubyumva nabi, mbyumvishe nabi, uburyo twe dutanga urukundo muri iyi si bitandukanye cyane n'urukundo Imana yaduhaye. nyine umva si nkunda ebyiri nyine, rega nibyo, kuko nimba utarutanga uko Imana iruduha, nimba njyewe nshobora kuba nagira umuntu neza, sibyo? ariko wowe ukaba ufite ukuntu uteye kugira uzagaragariza umuntu amarangamutima, uzakora ibintu by'urukundo bigoranye, kandi njye nawe twese turi abana b'Imana, numva dufite za nkunda ebyiri nyine, urwacu rwo mu isi n'urwo rw'Imana ntabwo meze kimwe. urwo rukundo rero ntabwo rwemewe, ariko twarushyizeho n'abaravuga ngo inkunda ebyiri. ubwo se tugiye kuvuga ngo turavuga ngo hari urukundo rumwe, hari urukundo ebyiri, kuri ubu ngubu twaba tugeze ku nkundo zirenga hafi n'ijana. ati kubera iki abantu ubu ngubu basigaye bakundana, ukajya kumva ngo urukundo rwari urwa kera, sibyo? dukurikije wenda uko abamama bakundanye na papa bacu bitandukanye cyane n'urukundo abandi bari kubona. murabyemera ko urukundo rwari urwa kera? ya turabyumva kandi turanabibona ko amadivorce ariho atandukanye cyane n'ibya kera. kera na divorce zabagaho nkeya kabisa, ntazo narinzi ngewe, yego mbimenye nguzi. so niyo mpamvu rero mubwira ngo urumva warakubwira ngo urukundo rwari urwa kera. yego nimba umubyeyi ashobora kukubwira icyo kintu cyangwa se umuntu ukuruta akakubwira ngo urukundo rwari urwa kera, sibyo? akurikije wenda n'urwo abona kuri ubu ngubu, ubwo se urwo narwo twarwita urukundo rwa gatatu rwiyongereho. ni ukuvuga ngo ngiye icyo nahamya zibaye urukundo rwo ni ukuvuga ngo inkundo nigeze mvuga ku kintu cyitwa plate. akenshi hakorwa igikoresho mu buzima busanzwe, ariko bitewe n'uko abantu badashobotse bagashaka nabo kugipirata bashingiye kuri cya kindi. ariko ibyo bintu mwemere ko ibyo bintu bitanemewe, niyo bakubonye baragufunga. yego sibyo? bivuze ngo ibyo bintu ntabwo byemewe, nta nubwo kubivuga biba byemewe. bivuze ngo niba hari urukundo rw'Imana nirwo twakagombye gukundana, tukagenda muri uwo mujyi w'urukundo rw'Imana. nimba hari ibintu bitemewe, nimba hari ibintu urukundo rw'Imana ruziriza, kuko nimba ukunda umuntu akavuga ngo turyamane ukabyemera, akavuga ndashaka ko tujyana ukabyemera, kandi utarabifite muri gahunda. nimba tuvuga ko dukunda Imana, twakagombye no kumva no mu rukundo tukagendera kuri kondisiyo z'urukundo rw'Imana. ariko urabizi neza ko abo bantu bajya guhura kugira ngo nyine bajye gukundana iyo mitima ihure, ari Imana ibagizemo uruhare kugira ihuza abo bantu babiri. Imana babigizemo uruhare. none kanibarize Benita, abantu babiri barahuye barakundanye, sibyo? si Imana yabahuje? yabahuje guha urukundo wowe n'urwo ukundana n'uwo muntu mugiye guhura, ibyo cyo uracyemera? noneho se urukundo yabagaragarije wowe yaguhaye ngo uhereze uwo muhungu, nawe urwo yamuhaye ngo aguhereze, nibyo nakubwiraga ngo bitandukanye cyane n'uburyo turukoresha. ushobora kuza ngiye yankizemo kuba nakunda BF wanjye, sibyo? nawe kamushyiramo rwo kuba yankunda, sibyo? icyo gihe bigitangira namwe murabizi ibintu biba bimeze neza cyane, ubona yuko ari namwe mukundanye muri ino si, nta kintu kizigera kirangira, ibintu byose nyine biryoshye. ariko wenda nyuma y'ukwezi okay, nyuma y'ukwezi cyangwa se amezi abiri ibintu bigahinduka. bihinduka gute? nibyo ndi gushaka gusobanuza Benita. noneho iyo mukundanye gutyo mugashwana, byo biba bigenze gute? niyo mpamvu nabwiye ngo inkundo n'ebyiri nk'ibihagazeho. ati kubera ariko urabyemera ko urwo ari Imana iba yabashyize? nyine nanjye nibyo nabwiye ngo hari urukundo rwo Imana y'ubwayo idukunda rw'umwimerere, yo ubwacu yaduhuje. ariko twebwe abana b'abantu bako tudafite urukundo nk'urw'Imana, urwa rundi yatumye iduhuza twebwe babiri. twebwe b'abana b'abantu twatangiye kuruvangamo rwa pirate. babona ko nyine ngo inkundo n'ebyiri. none abantu hari ikintu nibaza kare, abantu urukundo rw'Imana abantu barugira. urukundo rw'Imana na urwo rukundo Imana dukunze ikanarutubibamo, n'abantu barufite
barahari bake cyane ariko 90%. ariko barahari bivuze ngo birashoboka ko abantu bose bagira urwo rukundo. Ntabwo bishoboka. Nimba bishoboka ko hari umuntu wakoze ikintu kigashoboka, biba bishoboka ko abantu bagikora Bose se bagahinduka. Ntabwo ibyo bintu byago. Gute batahinduka? Ntabwo bishoboka ibyo. Turazamuka umusozi. Ibyo ntabwo bishoboka. Kujya kanyarira pe. Urabyemera ko tujya yose kandi uri kwemera yuko unukundana n'umuntu za Oya, njyewe mwanyubishe nabi. Ibyo bintu biraba impamvu nabivuze. Bishaka kuba bishaka no kutabaho. Kuba ko tuzi ko ari abantu bibaho bakabana. Batuzi ko n'abandi bantu bibaho bagashwana. Bivuze rero ngo njyewe impamvu nahagaze hagati ntagize uruhande njyaho nuko nzi ko ibyo bintu harimo shwe. Niyo mpamvu twaje gukora ikiganiro. Niyo mpamvu turi gukiga. Dushaka rero ujye ku ruhande rumwe. Ntabwo dushaka ngo ube hagati. Okay. Jya ku ruhande rumwe ukurikije uko byumva. Sibyo? Nkurikije uko mbyumva. Ari urukundo nyarukundo. Kujyamana n'umuntu nakosa rero. Ari urukundo nyarukundo. Munyumve neza. Urukundo nyarukundo. Kujyamana n'umuntu nakosa rero. Ari urukundo nyarwo. Utarimo kubeshyanya nk'ibi. Uzi ko babyita ibyo bintu babyita gusamba. Ariko babyita gusamba. None ibyo batita gusambana ni ibi. Ibyo batita gusamba ni ukuvuga ngo iyo wakundanye n'umuntu mugakundana mugahuza mugashimana imiryango ku mpande zombi kabimenya mukagenda mugakora umurenge mugakora itorero bakabasengera mukabana ibyo nibyo bita kurongora. None se reka nkwibariza akabazo kamwe. Ibyo urabyemera se ariko? Nyine wereka nako ndi kubyemera. Nako uri kubyemera. Wa muntu umuryamanye. Sibyo? Wenda tuvuge yaguteye inda cyangwa tuvuge ko atanaye guteye gusaba igikorwa kuryamana. Sibyo? Uwo muntu akajya kukujyana gutera igikoma. Mwararyamanye. Uwo muntu mukazakora ubukwe akagusaba mu rugo mugasezerana. Mbe nitatandukanye. Oya. Buretse. Ambiye yuko umuntu nyine uwo muntu nyine twebwe iyo ubikoze utari wabana n'umuntu no gusambana. Ese wa muntu umusambanye akaguteza igikumwe akagusaba akagukwa bita bivaho noneho ko ari ugusambana. Mwararyamanye mbere no hariho no kujya mu rusengero mugasezerana. None se niba oya nimba muri kumbwira ko kugira ngo byezwe bihayeze umugisha ari uko mwasezeranye mugatera igikumwe kandi ngiye wa muntu tukabikora tugatera igikumwe tukanasezerana twebwe ntabwo byabyejeje. Oya ese reka ngubaze icyaha ni iki? Icyaha ni iki? Amategeko y'Imana ubundi navuge tubwire icyaha ni ariko muri kuza banza ubwire banza dusobanura aho muri kumbira cyane menya yuko hari abantu badukurikiye bakeneye kubyumva. Tubwire icyaha ni icyo. Icyaha ni igihe ukoze ikintu neza ubizi ko ari icyaha. Si byose ni igihe ukoze ikintu ubizi neza ko ari icyaha. Noneho se gusambana si icyaha? Nicyo turi kukubaza. Impamvu nyine nabwo yo gusambana ahanini atari icyaha. Bivuga ngo ahanini. Tubwire wemera ijambo ry'Imana. Wemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana. Wemera Imana. Gusambana ni iki? Ni icyaha cyangwa si icyaha? Oya ntabwo gusambana ari icyaha. Jesus. None se reka babwi we impamvu njyewe ndi kubisubiramo n'ubu nyibihagazeho. Mwambwiye ngo iyo umuntu musezeranye mugatera igikumwe akagusaba. Mu bintu babyejeje. Ibyo bintu bitaraba. Ngo bitaraba. None se ngiye bibaye uyu munsi. Uri sugi uko wavuze. Uyu munsi bibaye ku wa kane. Ku cyumweru akazaza tugatera igikumwe. Kindi cyumweru akansaba kananjya. Byo ntabwo babyejeje. Noneho reka nkubaze nanjye. Murahuye ibyo ngibyo birabaye noneho ntako njyanye byo bizitwa iki? Nyine cyo gene bya nyine hajemo n'imyaku n'inyatsi ariko ubundi nibibaye iki bibaye nibwo bibicyaha ariko iyo kujyanye uko inacyaha kiba kirimo umuntu agiye kuba wawe. Okay Iranda uyubona ko iyo abantu basezeranye barahira cyane barahira nk'abaki barahira umukobwa nkaho ari kiri umukobwa ari isugi umusore ari imanzi. Hako numva n'ubundi umuntu wahaye gukira imanzi. Rega n'uwawe nyine n'ubundi ntago. No umuntu areka kuba imanzi kuko byagenze. Ije burutse mu bantu benshi ariko umuntu umwe nakibazo. Ubwo sibyo twabyitege. Ibyo wabyitege. Imanzi ni iki? Imanzi ni iki? Imanzi ni iki? Imanzi ni igihe umuntu nyine atari yatakaza ubumanzi.
wiruka mu bantu benshi gute isugi ni iki reka mbabaze ku byabo umwebwe wenda ushobora kuba utazi nagura umusore isugi ni iki nihe bavuga ngo umukobwa utararyamana n'umuhungu none kuryamana n'umuhungu no kuryamana n'abahungu bitandukaniye he nyine urumva umuhungu atandukanye n'abahungu byabaye benshi none iyo umaze kuryamana n'umuhungu ubikira isugi bwira abagukurikiye gahize murajyamana oya ikibi no kuryamana n'abantu benshi njye ntago ari uko ndi kubyumva urabyumva tutubwira okay mbere na mbere kuba ibyo ngibyo byabaho ni icyaha mu gihe njye n'umu BF wanjye cyangwa se n'umufiance wanjye sibyo ni icyaha so ntago mvuze ko ari ibintu bitabaho birumvikana bibone no gute no kubiganira nuko bibaho umunsi ku munsi duhura nabyo kandi nta nahantu bizarangirira sibyo okay ni ibintu bibaho mutangarije abanyarwanda mukomeje kubikora ntabwo ari cyo bivuze ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe sibyo ariko ntibivuze ko hari ababikora babizi neza ko ari icyaha ariko bakabikora bitewe n'iki n'amarangamutima nakubwiraga y'urukundo umuntu agirira umuntu ku buryo ashobora no kukubwira ngo umukobwa akavuga ati ndamukunda icyo ansaba cyose nakimuhereza cyangwa se umuhungu akavuga ati ndamukunda njye mba numva ko ibyo twavugaga byabaho bitewe n'iki na ya marangamutima akavuga ati njye ngiye kubikora ariko ndabizi neza ko ari icyaha ariko reka mbikore kuko ndamukunda sibyo ngo nyine nyumukihana ariko ntibikuyeho ko ari icyaha ntibikuyeho ko ari icyaha kuko uwo muntu ntago kuko no mu mategeko y'Imana icyo kintu kirimo ko ari icyaha kirimo erega witsimbara arafata ari icyaha ateka mubwira impamvu impamvu njye ukuntu mbona bavuga ko ari n'icyaha nyine urumva n'ubundi kwiruka mu bantu bibara akajagari cyangwa n'ubundi ko byaba ari icyaha ariko umuntu ukunda wawe kugira ngo bari icyaha nese Beni uramutse uhuye n'umuntu sibyo nk'ubu wenda ufite nk'imyaka tuvuge ukundana n'umuntu wiga muri segonderi murahura umunsi ku munsi sibyo urasoje wize kaminuza mugihura bigeze aho biba finally birarangiye sibyo urabyanze arakwanze wenda araguhemukiye sibyo ugiye guhura n'undi ese icyo gihe ntabwo wakoraga icyaha kuko wamukundaga nyine ariko nanjye nyuma ngo ko waryamanaga nawe wenyine ko waryamanaga nawe ntago ari icyaha icyo gihe wa muntu nigeze kubibabwiraho mbere navuga ngo uwo muntu hari icyizere abatakarije n'abandi bose kubera ko baramuhaye icyizere sibyo utwo umuntu mugomba kubana ari we buzima bwawe nyine nyine ni ukuvuga ngo ukamwika mu icyizere uvuga abandi baje inyuma ye nyine nawe noneho haje umeze utyo akanamurenza we ntago bizabaho kuko warabonye isomo rega nuko warabonye isomo ntabwo ibyo byakongera kubaho kado ni ibintu bitandukanye sibyo ni ibintu bibaho muri iyi si duhura n'ibintu bigiye bitandukanye ku buryo uhura n'ibintu ukavuga ati ibi ntibizasubira sibyo ni handi nyine bihera dukora icyaha nyine tuzi ko hari ikintu nshaka kubagira ngo banze wumve ariko none kamubwira banza wumve nyine ikintu utazi banza wumve ikintu utazi abanyarwanda bamenye ikintu utazi ntabwo kibaho ikintu nyine utazi none ushatse kwa ibintu mubikora mutabizi oya mvura igihe nshatse kuguha nimba ngiye mu rukundo ari ubwa mbere umuntu akambabaza akamemukira ndujyamo ntabwo narizi ko urwo rukundo ruzambabaza bava ngo ikintu nyine buretse ikintu utazi ntabwo uzi ko kizabaho niyo mpamvu nkubwira ngo noneho haje n'undi nyine mpamvu rero kunyumve neza mpamvu ibyo bintu bikora kuko ubuzi ko wa muntu agukunda ntahazajya nyine niyo amarangamutima yawe wa muntu yagusize akagenda bivuze ngo hari isomo ubonye mu buzima bwawe njye ntabwo nahakanye ko ntabwo kujya gukora ibyo bintu mva nkubwire njye ntabwo nahakanye yuko ibyo ari ibintu bishobora kubaho kuba umuntu yahura n'undi ibyo bakaba bakora sex bikabaho ntabwo njye nahakanye ko bitabaho sibyo ahubwo nyine uburyo ubikozemo sibyo ntabwo ari ukuvuga ngo si icyaha ni icyaha ahubwo bitewe n'amarangamutima mufitiye sibyo ngomba kubikora no kugira ngo nshobora kumva yuko wenda bitewe n'imitekerereze wenda njye naba mfite nkavuga ati nibibaho arakomeza nkundi ntabwo turi bushwane nimba imwima aranyanga sibyo kandi ibyo ngiye sibyo nshaka nkavuga bitewe n'amarangamutima yanjye ndamukunda sinshaka kumubura bikabaho ko ibyo ngibyo ngiye mbikora ariko ntibikuye kuko umwana ari icyaha hari ibintu murimo mureza ariko ngira ngo duhe umurongo n'abadukurikiye babyumvireho
kuba umuntu yagira intege nkeya, kuba umuntu adakomeye, ntibikuyeho yuko ikintu cyari kizira kiretse kuba ikizira. Abadukurikiye mutwumve, nimba kwiba ari icyaha, hakaba hari umuntu wahura n'ubuzima bubi agasonza akiba kubera ubuzima, wibuke ko hari n'abandi bashonje ariko nibiba barihanga. Kuba wananiwe rero ntibikuyeho n'ubundi ko kwiba ari icyaha, ahubwo nyine watsinzwe. None no gusamba, nimba gusambana ari icyaha, nago kuba byarakunaniye amarangamutima akakuyobora ugasamba, ntibishatse ko bikuyeho ko ari icyaha, ahubwo waratsinzwe ugiye gupfuka amatogose. Oya nibinavuze yuko no kuba ibyo byarabayeho utasaba Imana ngikubarira. Imana irababarira, niyo mpamvu. Ariko icyo gihe Imana uyisaba imbabazi yagiye wa muntu yagusize. Uvuga ati Imana naracumuye, nakoze ikosa. Kadana n'ubu iki kintu utari kwemera n'uko mukiri kumwe mwabanye. Imana ahubwo ibabyishije yabihaye umugisha. None subwo ni gute yabana n'umuntu Imana ikabahuza mukabana, Imana yabihaye umugisha pe. Imana Okay, none reka mbaze Benita. None iyo muhuye akagusaba ko muryamana, sibyo? Akubeshye we ntubizi kubera amarangamutima yawe uri bumwemere kugira ngo utamubura cyangwa se wowe ubwawe ukibabaza. Icyo gihe Imana ibibyejeje kugira ngo muhite mukora ibyo ngibyo. Ine aho ngaho nawe uri kubyumva. Itorero usengeramo ryemera ko gusambana ari icyaha. Ako njye navuze ku giti cyanjye. Itorero nsengeramo ryemera ko mu muco na discipline by'itorero ubarizwamo. Bemera ko gusambana ari icyaha. Gusambana ni icyaha. Gusambana ni icyaha. Ariko nawe ubwawe utarenza, nawe ubwawe urabyemera ko ari icyaha. Ikamanza musubize. No mu mategeko y'Imana tuzi ko icyo kintu kirimo ko gusambana ni icyaha. Ni ikizira, ni icyaha. Ariko njye nababwiye ngo ku muntu mukundana ntabwo ari icyaha. Gute se? Bibiliya sobanura. Nimba wemera ko ari icyaha. Okay, noneho nimba ari ku muntu mukundana, noneho aho mudakundana ni kuko iyo agufashe ku ngufu biba byabaye ko yagusagariye. Urumva ntago nubwo byabayeho. Kuki Bibiliya itavuze? Kuki Bibiliya umuntu ukunda si icyaha. Kuki Bibiliya itavuze? Ubanza wumve. Kuki Bibiliya itavuze? Batanditse muri Bibiliya ngo umuntu ukunda si icyaha. Kurongora ni icyaha. Bakandika ngo gusambana ni icyaha. No bakongera Bibiliya ikongera ikavuga ngo ni ukunda umuntu. Reka manze nk'urugero, sibyo? Ukiraho gato cyane. Impamvu mvuga ngo ku muntu mukundana ntabwo ngiye mibara nk'icyaha. Nimba Karine we na Karine mukundana, sibyo? Hambizi ko mukundana. Wenda ngiye nkakugirira irari, sibyo? Nkumva nyine twagiye. Urimo uratsindwa. Uretse gushaka kumvisha. Urimo uragira intege. Oye uretse gushaka kumvisha. Na urimo uratana. Itone nkubwire, icyo gihe nze nzaba nkoze icyaha. Ikindi cya kabiri. Ese buretse ngewe Benita, sibyo? Nimba kuryamana n'umugabo w'umugore wubatse mbizi. Tugiye nakoze icyaha. Ariko ngiye nimba mfite boyfriend wanjye. Dukunda na boyfriend yanjye zikavuga. None kubera icyo ushobora kumukundana no mu boyfriend wawe, sibyo? Ibyo ngibyo bikaba byaba uhakana ko atari icyaha. Umva ko mukundana atari icyaha, sibyo? Ni gute noneho wowe ubwawe ushobora kujya mu rusengero ukavuga ngo Mana mbabarira byagenze gutya na gutya. Kuki usaba imbabazi kandi uba wumva yuko atari icyaha? Impamvu nshaka gusaba imbabazi ni ukubera iki? Nuko icyambere bye mwabigize akamenyero. Kandi uvuge nyine kuko nta kibazo. Nta kibazo kirimo. Ariko hari uburyo mubigiramo akamenyero. Gute se? Kandi mukundana. Murakundana. Nese reka ngubaze. Kandi utubwira ko nyine waryamanye nese muryamana kuko byagenze ute? Muryamana kuko byagenze. Kuko mukundana amarangamutima yanyu. None amarangamutima ni yarangiye. Amarangamutima yarangiye. Okay. Ya, ndagira ngo rero ibi bintu tugire ku musozo. Ariko n'abadukurikiye babyumve. Urukundo rw'Imana rugira umwihariko. Rugira n'ibintu biruranga. Nizo nkundo twavuze mwajye muvuga gusambana, ukwiba, ibintu biki, gukunda umuntu bitewe n'icyo umushakaho, ibyo nabyo ntabwo twemeje ko ibyo ngibyo ntabwo biri mu rukundo rw'Imana. Kandi kuba abantu bacika intege bakabikora ntibishatse kuvuga yuko bikuyeho ko ari icyaha. Yego bivuze ngo rero gusambana ni icyaha. Abadukurikiye abari kumva iki kiganiro abazacyumva mu byumve neza, gusambana ni icyaha. Uramunda senoga naho gusambana n'umuntu mukundana ari icyaha. Nashotse mbivuga ntago ari icyaha. Okay, twavuze ngo ntago twakanye kwibye ari ibintu bibaho muri iyi si tuba mwisi, sibyo? Ni ibintu bibaho. Ariko kugira ngo bibeho numva yuko ngewe ari amaranga y'umutima yawe n'uwo muri kumwe.
mugirirana ariko kuba byabaye ntabwo bikuyeho yuko mwakoze icyaha. reka tuze gusaba umwuka wera y'ururuke kuko niwe ubasha gufata imitima ikomeye nk'amabuye ikayoroshya ikabasha guca bugufi. Bibiliya wivuga ngo kubera ko Bibiliya ivuga neza ko gusambana ari icyaha. Bibiliya si iyo be gutandukanya gusambana no kurongora. Ngewe rero nyine nkuko tuzi ko nyine Imana yashyize amategeko yego yayo igashyiraho gusambana ari icyaha, ni ukuri kubw'ukuntu nubaha Imana ni icyaha. Ariko guys muri comment baza kutubwira niba ho gusambana n'umuntu ukunda uremeye cyangwa uracyajijinganya. Ndatsindwe kuko buri Imana nisumba byose nyine ubu ndemeye. Ntabwo waburanya abantu babiri ngo batsinde. Ntabwo ari ikibazo cyo kubona n'abantu babiri. Ariko muri comment baza kutubwira ntabwo navuze atari ukuri. Ndakumva uko buryo uri kwiyumva wowe sibyo, wowe umva ko kuba ari umuntu ukunda sibyo atari icyaha kuko uramukunda niyo marangamutima yawe, ni icyo umutima wawe uri kukubwira. Nubwo mbiko ariko ni hahandi uzagaruka ukaza mu rusengero ukavuga ngo Mana mbabarira sibyo, byagenze guri byose nabyo ntabwo uzabikora. Kucyo bikora sanduza ukabikora ukihana nyine ubundi bikanga kuko ikintu kibayeho munsindishije Imana kuko nyubaha nyine ndayamanitse niryo tandukaniro ry'inkundo n'urukundo rw'Imana rero ni icyaha. Tugira ngo tubwire abantu badukurikiye rero abazumva iki kiganiro mwese muzacyumve, ndagira ngo mbabwire ko dukwiye kubaha Imana, dukwiye kugenda mu rukundo rw'Imana. Guys baransinze ndabyemeye ariko muri comment bazatubwira. Muri comment baratubwira uzihana. Baratubwira uko bimeze ariko ubundi nubwo wihannye ariko uzarushaho guca bugufi. Imana turagera tugomeza no gusengera ngo byumve neza. Munyatuze ndana kabisa. Muri mukunda abantu bose bajya bumva ikigano bakaba baguhamagara bati ndagukunda turyamane ndagukunda. Ntago ari byo navuze ni munyumve nabi. Ariko twemukunda se abantu bose niko mujya mu rukundo. Okay ariko ushaka n'umuntu ukamukunda. Ijambo ry'Imana bango urukundo. Okay pate natsinzwe nemere ko kujya mu bintu byinshi muri comment bazatubwira. Tuvuze ku ijambo ry'Imana gato bango urukundo rw'Imana rubabarira bose, rwihanganira byose, rurigomwa, nirugira amacakubiri, nirugambanirana, nirunasamba. Urwo ruramfasha. Rero kugira ngo Imana uyemere nkuko twavuze ko umuntu ukunda ugomba nyine umwumva. Nimba dukunda n'Imana tugomba kuyumva, ibyo yanga tukabyanga, ibyo yanga tukabizibukira, ibyo ikunda tukabyubaha. Okay nanone mwisi haba no kugerageza sibyo, ntago kuvuga ko nawe mwisi ndabyemera cyane ariko nyine isi turimo nayo tuyibuke biratugora ariko turagerageza, tugomba kubigerageza. Tugiye buri wese muhaye task tugiye gusengera abantu. Baratubwira muri comment uko babyumva uko bagiye babitekereza, ubundi bwo tuzagaruka twongera tureba imbuto zavuyemo zavuye mu kwirinda ubusambanyi. Ubu muransinze nyine ngiye gupfuka mu munya tuze. Ntabwo rega sibye kuba byabaye bivuze yuko bikora. Ntabwo kuvuga ngo ariko nyine urumva munyemeje ko nyine nagaruka kukwemeza we n'umutima wawe bitekerezo uvuge ngo niko bimeze. Kubw'ijambo ry'Imana wemeye ko kubw'ijambo ry'Imana wari utaramenya none uramenye wemenye kwishambana ni icyaha. Guys muzatubwire ko umuntu mukunda no kwa bimeze agiye kugitsimbaraye. Oya nemeye nemeye pe uzaza muri sengero kubateza cyane ku cyumweru Kicukiro sheri niho sengera. Hari iteraniro, haba amateraniro yo ku cyumweru, abantu bemeye kwiga umubatizo turabigisha tukababatiza. Mboni utaza hariya wajya n'ahandi ariko ukemera kugenda mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Turabashimiye rero, reka dusabira abantu mugisha bemeye kuza tukaganira bigenze neza. Birashoboka ko hari umuntu wari umeze ari mu ruhande rwawe avuga ko umuntu mukundana mutaryamana ntacyo bitwaye, ariko buri wese amenye yuko usambana ari iki ari icyaha. Mutegereze mukundane muzarongorane apana gusambana. Imana iduhana umugisha. Reka dushima Imana, mbasabira umugisha, dushimira na bene data badukurikiye bakurikiranye iki kiganiro kandi ndabakunda cyane. Amen. Turagushimiye mwami mwiza, turanezerewe cyane kwa kuri Imana yacu. Turagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro.
twaganiraga ku murimo wawe, ku rukundo rwawe, dusanze urukundo rubabarira, rwigomwa, rwihangana. Bimwe mu bintu rwihanganira harimo no kwigomwa ibyarindamu z'imibiri yacu kugira ngo tubashe kugukunda. Nudushoboze, nutwagure, nudushyigikire, kandi buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro uzamufashe, uzamuhindure, kandi ubwiza bwe bumeze kuturasira. Ni mu izina rya Yesu tubyambajije, akoze Kristo. Amen.